turashima Imana kubw'aka kanya, turashima Imana kubw'abakozi b'Imana batwakiriye kuri Ibuye Ryera TV kuvuga ijambo ry'Imana dusenga. Nitwa Batamuriza Diane, umuvugabutumwa, natumiwe n'abakozi b'Imana bo ku Ibuye Ryera. Tukaba tugiye kuganira amagambo y'Imana dusoma Bibiliya, hanyuma reka dutangire dusenga kugira ngo umwuka w'Imana abane natwe. Mwami Yesu, turagushimye, tuguhaye icyubahiro, tugushimye neza n'ubuntu bwawe, tugushimiye ko waturinze. Aka ni akanya keza waduhaye Mwami, tugiye kuvuga ijambo ryawe, ijambo ryiza, ijambo ryawe ry'imbaraga. Uganze kandi utegeke Mwami, ntaba ari ahubwo aba ari wowe Mwami, kugira ngo ubwoko bwawe buhazwe n'ijambo ryawe, kandi icyo ushaka kuvugana n'ubwoko bwawe Mwami Imana kigere ku buzima bwabo. Mu izina rya Yesu Kristo twizeye. Reka Mwami unkoreshe, kandi Mwami ibyo Mwami Imana ushaka kubwira ubwoko bwawe ari byo Mwami Imana unyuzamo, ntaba ari ahubwo aba ari wowe. Dusenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu, amen. Tugiye kuganira ku magambo y'Imana ari mu gitabo cya Yosuwa, magambo magufiya. Yosuwa igice cya mbere kugeza ku murongo wa 7. Tugiye guhera ku murongo wa 7, ariwo magambo turi buganireho tutagiye kure. Haravuga umurongo wa 7 ngo icyakora ukomere kandi ushikame cyane, kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse. Ntuzayateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso, kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Amen. Aya ni amagambo ari mu gitabo cya Yosuwa. Aya ni amagambo Imana yabwiraga Yosuwa igihe ubwoko bw'Imana bwajyaga muri Isiraheli. Hanyuma hari amagambo Imana yabwiye Yosuwa imukomeza mu gihe cyo kugira ngo imukomeze, kuko yari acitse intege bitewe n'igihe yari arimo cyo gutwara ubwoko bw'Imana mu gihugu cy'amasezerano, nk'uko iyi nkuru muyizi mwese. Yesu ashimwe. Hanyuma bigaragare ko Yosuwa yari acitse intege, cyangwa yari atekereje uko Imana igiye kumukoresha, uko agiye gukora umurimo, uko agiye kuyobora abo bantu, uko agiye kwitwara. Biragaragara ko Yosuwa yari afite kwibaza uko azabigenza, ariko Imana iramubwira ngo ukomere kandi ushikame, kuko nzabana nawe. Yesu ashimwe. Aya ni amagambo agaragara abwirwa Yosuwa, ariko aka kanya arabwirwa twebwe, wowe nanjye, arabwirwa isi yose, arabwirwa mwebwe bakristo, arabwirwa mwebwe abantu bazi Imana, mwahamagawe n'Imana ngo mukomere kandi mushikame. Mu gihe nk'iki ngiki dukeneye imbaraga z'Imana. Ntabwo ari Yosuwa ubwirwa wenyine, ahubwo ninjye nawe turabwirwa ngo ukomere kandi ushikame, kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse. Bivuga ngo Mose niwe wabanjirije Yosuwa kugira ngo ayobore ubwoko bw'Imana. Ni nk'aho ari we wamuhaye inkoni yo kuyobora Abisiraheli. Ariko Mose kuko atarakiriho, Imana yahaye inkoni Yosuwa. Ariko Yosuwa kwibaza nk'umwana w'umuntu, ntiyari afite izindi mbaraga zo kuba yayobora ubwoko bw'Imana nk'uko natwe ubu ngubu muri iki gihe kuyobora abana b'Imana, cyangwa kuyobora itorero, cyangwa kuyobora umuryango runaka bisaba ubwenge bw'Imana. Nk'umuntu w'umukristo bisaba kuba wubaha Imana, bisaba kuba ucishwa bugufi, bisaba kuba ukizwa kandi ugakiranuka ukumvira Imana. Aha rero ntabwo Yosuwa yajyaga kubikora wenyine nk'umuntu wambaye inyama n'amaraso, adafite imbaraga z'Imana ziri muri we. Birashoboka ko nawe igihe urimo ari igihe kitoroshye, birashoboka ko ari igihe kikugoye bitewe n'ibyo urimo, ntago mbizi, ariko ijambo ry'Imana rije kuguhumuriza rivuga ngo komera kandi ushikame, wumvire amategeko y'Imana yose igutegeka, nk'uko tuzi amategeko y'Imana, cyangwa se ibyanditswe byera icyo bitubwira nk'umuntu w'umukristo icyo tugomba gukora. Rero nshuti z'umusaraba, icyo nababwira kuri uyu mugoroba cyangwa muri iki gitondo, ndababwira ko kumvira Imana bijyana no gukizwa, kandi bikajyana no kuba muri wowe wizera ko Imana ifite imbaraga zo kugukura ahantu hamwe ikakujyana ahandi. Yesu ashimwe. Ngo ukomere cyane kandi ushikame. Gushikama bivuga guhagarara mu gihe runaka, muri situasiyo runaka,
bitewe n'ibiguzengurutse, bitewe n'ibigeragezo ufite. Ese nukuba ufite ibibazo by'amafaranga, nukuba ufite ibibazo by'uburwayi, nukuba ufite ibibazo bijyanye n'ubuzima butoroshye, ndakubwira ngo ukomere kandi ushikame. Imana wamenye, Imana uzi, ntabwo ari Imana bayari, ni Imana iri mu ijuru ifite imbaraga zo guhindura ubuzima ubwo ari bwo bwose. Uyu mugoroba cyangwa iki gitondo uko mbabwira uku nanjye hari ikimpamiriza ko Imana ifite imbaraga zishobora guhindura ibintu. Hanyuma ku murongo wo hasi haravuga ngo icyakora ukomere kandi ushikame, ntuteshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso. Ibumoso ni ukuvuga ngo igihe cyose watentebutse, igihe cyose wavuye mu mugambi w'Imana, igihe cyose wacitse intege, biragusaba kongera gusabana n'Imana, biragusaba kongera kuzuza umwuka wera, biragusaba kongera gushaka mu maso h'Imana, biragusaba kongera ushaka umwanya wawe n'Imana. Wijya mu bintu biguhuza, wijya mu bintu bishobora gutuma utongera kugira connection n'Imana, kuko Imana niyo iduha imbaraga zo gukizwa. Imana niyo iduha imbaraga zo kugira ngo duhishurirwe abo turi bo. Yesu ashimwe. Mbwira urubyiruko, mbwira abantu abubatse, mbwira abana bato, mbwira abashumba, isi yose dukeneye imbaraga z'Imana ziri mu gushikama, kandi ugashikama udatentebuka, ugashikama uzi neza Imana yo mu ijuru, ku buryo ubwo ari bwo bwose wabasha guhagarara ukabwira abantu Imana udatinya. Yesu ashimwe. Gushikama ni ukumenya Imana, wumva muri wowe Imana wamenye ifite imbaraga kandi udacika intege. Hari ubuzima urimo, hari ubukene urimo, hari ukuba hari ibyo wifuza utabona, ariko Imana yo mu ijuru irabifite. Biva muri iri jambo rivuga ngo ukomere kandi ushikame, bivuga ngo wicika intege, hagarara ukomere, wambaze Imana manywa nijoro, wihamagare, wicika intege, winanirwa, wikumva hari ibigukurura bigutwara, Satani ataguca urwaha akumva wacitse intege. Oya, ahubwo senga Imana, wongere uyisenge, wongere uyihamagare, wongere uyibwire. Yesu ashimwe. Muri ibi bihe turimo bya COVID, muri ibi bihe turimo amatorero amwe adasenga, atarimo guterana, ni ibihe bikamuye abakristo, ni ibihe bisaba kongera gushaka mu maso h'Imana, kandi bidakuye kugira imbuto z'umwuka, tukaba abakristo aho umwami, aho pastor atakubona, ahubwo aho Yesu akubona hose. Waba uri mu nzu, waba ugenda, waba uryamye, kiranuka. Hatari pasteri, kiranuka. Hatari umugukurikirana mu buryo bw'umwuka, kiranuka. Ntabwo kiranuka kubera kuri kwitorero, ntabwo kiranuka kubera kuri musengero, ahubwo kiranuka na hahandi huri, kugira ngo Imana yongere kuguhishurira ibihe turimo, usobanukirwe ibihe turimo, usobanukirwe ikirere turimo, aho isi igeze. Nkawe nk'umukristo ntabwo ugomba kuryama ngo umere nkaho Imana utakishaka kumva ubwiza bwayo, ahubwo hagarara mu bihurimo, ushake mu maso h'Imana. Imana igira ikikubwira ku buzima urimo, ku bantu bana nabo, ukizwe muri karitsiye ubamo, ukizwe abantu bagutangira ubuhamya. Ntabwo ugomba gukizwa kuko wageze mu rusengero aho sengera, ntabwo ugomba gukiranuka gusenga kuko uri muri korali, ntabwo ugomba gusenga kuko korali yashyizeho amasengesho, ntabwo ugomba gusenga kuko pastor yavuze ngo dusenge 40. Ugomba gusenga nkawe. Ntabwo gukizwa ari inyungu z'Imana, ahubwo ni inyungu zawe ubwawe, kuko uharanira ubwami bwo mu ijuru. Ntabwo gukizwa ari inyungu z'Imana gusa, ahubwo nawe urasabwa gukizwa kugira ngo ugire imbuto nziza. Yesu ashimwe. Imbuto nziza aho utuye, imbuto nziza aho ugenda mu kazi ukora. Ushobora kuba akanya ufite ikigeragezo cy'ubukene, ushobora kuba ufite ikigeragezo cy'uburwayi, ushobora kuba ufite ikigeragezo cyo kutabyara. Nanjye Imana narayibonye mu bihe bikomeye, narayibonye. Ntabwo mvuga Imana nabwiwe n'umuntu, ahubwo nanjye mfite ubuhamya bungaragariza ko nabonye Imana. Yesu ashimwe. Rero bakristo bavandimwe, muri ibi bihe turimo turasabwa kuba abantu bafite ubwiza bw'Imana, butari ubw'inyuma gusa, ahubwo imbere. Umuntu wacu w'imbere ari we Yesu Kristo twamenye, tumugaragaze. Yesu ashimwe. Tumugaragaze, kandi twe kumugaragaza tusa nkaho twambaye uruhu rw'intama, ahubwo tuvuge ibi turimo, kandi tuvuge ijambo rifite imbaraga kandi rifite icyo rihindura mu buzima bwacu. Yesu ashimwe. Aka kanya rero reka dusengere muri iri jambo. Hanyuma haravuga ngo
ntuteshuke kuri aya mategeko y'Uwiteka Imana uciye iburyo cyangwa ibumoso. Bivuga ngo ibumoso hawe ni igihe watentebutse, iburyo bwawe ni igihe Imana muvugana. Rero reka bakristo twe kuba abantu bacika intege mu gihe tubona igihe Satani asa nkaho agukingirije ku maso, wicika intege, ahubwo ongera ibihe byo gusenga. Ongera ibihe byo gusenga, wongera ibihe byo gushaka Imana mu buzima bwawe. Ufata umwanya mu bintu byose ukora, ushaka Imana, uyishake kandi uyishakane umutima ukeye, umutima uwejejwe, umutima utarimo ibyaha. Twe kuba abakristo biyoberanya, ahubwo tube abakristo bafite ukuri muri twe. Reka dusenge dusoza ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha kubw'amagambo y'Imana twumvishe, kandi ndizera ntashidikanya ko Umwami Imana hari icyo akoze mu buzima bwanyu. Mwami Yesu, turagushimye, tugushimiye imbaraga zawe muri iri jambo, tuguhaye icyubahiro Mwami Imana. Mwami Imana, ya magambo unyujujemo, reka Mwami ntabe impfabusa ku bwoko bwawe, ahubwo Mwami Imana agira ikintu akora mu buzima bw'umuntu, yaba ari urwaye aka kanya mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe turazizera kuko tuzi ko zikiza. Yaba ari ufite ikibazo gikomeye mu buzima bwe tutazi, ndabizi neza kuri Imana irondora imitima y'abana bawe ukamenya icyo bashaka. Mu izina rya Yesu aka kanya ndategeka imbaraga zose z'umwijima ziri mu bugingo bw'abana bawe, izibabuza gusenga, izibabuza Mwami Imana gukizwa, izibabuza Mwami Imana gukiranuka, izibatsikamiye, izibabuza Mwami Imana umunezero, izo mbaraga zose zikurweho mu izina rya Yesu. Reka iri jambo rijye mu mitima yabo kandi rigira impinduka mu buzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo aka kanya. Mana, ndategeka imbaraga zose Mwami Imana zatsikamiraga ubwoko bwawe, kugira ngo Mwami Imana bongere gukozwa Mwami Imana ubuntu bwawe ku maso yawe Mwami, mu izina rya Yesu Kristo ndasenze Mwami. Reka ubwoko bwawe Mwami, yaba ari umuntu wari ufite ikibazo, yaba ari umuntu wari ubabaye, yaba ari uwari ufite amarira menshi, ndabizi kuri Imana ihoza amarira, ndabizi kuri Imana igisubiza umuntu mu byiringiro, ndabizi kuri Imana itanga guseka, ndabizi kuri Imana ifite imbaraga Mwami zihindura ubuzima ubw'umuntu yararimo akabuvamo akajya mu buzima bushya. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Shalom shalom.